Muraho, uyu munsi tubazaniye Villa House iherereye ahangaha Kibagabaga. Ni inzu ifite design nziza kandi akarusho igaragara neza. Ikaba ifite parking muri cave, ushobora kujya imodoka 5 cyangwa 6 ziparkinze neza, ikagira jardin nini cyane, akarusho igira salon, salle à manger byakakira abantu benshi. Ikagira igikoni usangamo utubati twinshi tugaragara neza, ibyumba 6 dufite toilette 7 kandi byiza bifite umwanya mugari. Tukaza no kuhasanga igikoni cyo hejuru gifite utubati twinshi kandi nacyo cyisanzuye. Akarusho ino nzu ifite rooftop nini cyane, ushobora guhostingira birthday parties, events runaka, ukaca inshuti zawe mukaba muri kureba BK Arena Kacyiru mu mujyi ndetse na neighborhood nziza cyane. Reka n'abatindiye mbereke bimwe mu bindi bice bigize ino nzu mu buryo burambuye. Ngira ngo nange muri kubyibonera, ni villa ntago nabeshye. Ni inzu nini cyane igaragara neza. Reba nawe ino view uri kwirebera hano hanze. Ureba amarangi asize ino nzu, urebe design ihari, amadirishya ariho, murebe zino terasi zigiye ziri aha hejuru. Ni ibintu byiza biryoheye ijisho. Nkuko ndahanga muri kubona ndi kuri terasi. Reba nawe ino terasi ukuntu ingana, ni ahantu hanini cyane hagari. Ukaza no kuhasanga jardin turi busanga ahangaha, ni jardin nini cyane. Urebe nawe hano hantu ibikoresho bigize ino nzu n'ibikoresho byiza. Reba nawe izi nkingi, urebe ahangaha n'ibikoresho bigaragara neza bituma ya nzu ikomeza kuba Villa House nkuko namwe muri kubyibonera. Iyi nzu ibice byose bigize ni byiza bigaragara neza, cyane cyane iyo uranga ku muhanda wa kaburimbo nibwo witegereza ya Villa House ukabona ko ni Villa House nziza ifite design nziza hanze. Urebe zino gate, ni gate nziza, uri kureba parking, ni ahantu hagaragara neza cyane. N'abatindiye mureke nawe mbereke ino quartier, ni quartier nziza Kibagabaga ku muhanda wa kaburimbo, neighborhood, ni neighborhood nziza kuzaba utuye ahantu heza ndetse unafite neighborhood nziza cyane. Reka mbereke na parking y'ino nzu. Parking ya ino nzu ni parking nini cyane igaragara neza, iri muri cave isakaye. Ngira ngo muri kwibona ni parking nini cyane yakakira imodoka nyinshi, byibuze imodoka 5 cyangwa 6 nawe urabibona ko ahangaha zajyamo kandi ziparkinze neza cyane. Tukiva kuri parking mureke mbereke terasi ya salo. Ni terasi nziza, urebe ibikoresho biri ahangaha n'ibikoresho bya karite. Ni terasi nini ifite parfait gypsum, inzu yose ifite parfait gypsum. Tukaza no kuhasanga amatara meza agezweho. Uru rugi namwe muraruzi, ni za nzugi nziza zigezweho za aluminium. Karibu muri ya salo. Iyi salo ni nini, ifite umwanya mugari nkuko nawe uri kubyibonera, ikagira amakaro meza agezweho, amarangi meza asize neza. Akarusho ino salo ifite design nkuko muri kubyibonera, iri open no hejuru. Gusa nawe ureba amatara ari ahangaha, ni amatara ya karite agezweho kandi akarusho agaragara neza cyane. Urebe nawe ano madirishya ari ahangaha, ni idirishya ryiza nkuko muri kubyibonera, rifite design zitandukanye, nawe wabyibonera ni idirishya rya aluminium kandi rigaragara neza. Iyi salo nkuko uri kubyibonera yakakira abantu benshi, ni salo ifite umwanya utandukanye. Nawe urabyibonera umwanya wa TV stand, ni umwanya munini cyane kandi mugari. Nawe umuntu uzi gutegura ino salo n'akari salo wategura ahantu hakomeza kuba heza kurushaho. Dukomezanye no muri salle à manger y'ino nzu. Ni salle à manger nayo nini yakakira abantu benshi. Nkuko muri kubyibonera, ni inzu nkeya uzasanga zifite umwanya mugari nk'uri kubona ahangaha. Ni salle à manger nini isize amarangi meza, akarusho muri nawe no tera ni itara ryiza kandi rigaragara neza. Ukaza no kuhasanga umwanya wa lavabo mwiza cyane, ahantu abantu bari muri salo bashaka gukoresha bakaraba intoki zabo. Ngira ngo nawe urabyibonera, ni ahantu heza hagaragara neza cyane. Dukomezanye no mu gikoni cy'ino nzu. Ni igikoni cyiza, akarusho gifite utubati twinshi cyane. Tukiri ahangaha ngira ngo muri kubona ko ino umwanya wa frigo. Frigo ngira ngo uko yabingana kose ahangaha yajyamo ko umwanya ni munini cyane. Utu twose ni utubati tunini kandi twiza ushobora kubikamo ibikoresho byawe uko byabingana byose. Urebe design iri ahangaha kuva hose ni utubati. Aha tukaza no kuhasanga umwanya wa cook. Ngira ngo urabibona ni umwanya munini nawo ushobora gushyiramo kuka yawe. Ukaza no kuhasanga lavabo wakogerezamo ibyombo byawe. Tukaza no kureba iri dirishya. Mwakomeje kureba ahangaha amadirishya ni meza, n'ahantu hagaragara neza. Unareba n'amatara ari ahangaha, ni amatara asirimutse kandi agezweho. Iki gikoni akarusho gifite na stock.
reba nawe ino sitoke, ni sitoke nini cyane kandi igaragara neza, ifite amatara meza ndetse nasize amarangi agaragara neza cyane. Dukomezanye no mu gikari kino nzu, ni igikari cyiza kinini. Tugisohoka turahasanga terasi, ngira ngo muri kubona ni terasi nini cyane, ushobora no guteguraho intebe zo hanze ukahicara ko ni ahantu heza cyane. Dukomeje aha ngaha turaza no kujya mu gikari aho dusanga kwanikira imyenda, aho kumesera, ngira ngo uri kubona ko ni ahantu hanini cyane. Iki gikari rero kikaba gifite igikoni cyo hanze, inzu y'umukozi ndetse na dushe na toilette. Nk'uko mwabyiboneye ni ahantu hagari kandi hisanzuye. Reka dukomezanya no imbere turebe ibindi bice bigize ino nzu. Tumaze kurebana parking ino nzu, jardin, salon, salle à manger ndetse n'igikari. Reka turebane n'ibyumba bigize ino nzu. Mbibutsa ko ino nzu ifite ibyumba 6, dushe na toilette 6. Reka mbereke ibyumba 2 bya mbere dusanga kuri floor yo hasi. Aha ngaha turasanga icyumba cya mbere. Ni icyumba kigari kinini nk'uko nawe uri kubyibonera, amakaro arimo ni amakaro meza, amarangi asize aha ngaha nayo ni amarangi agaragara neza. Iki cyumba kikaba gifite na garderobe. Ni garderobe ifite umwanya munini kandi igaragara neza. Ukomeze unarebe ano madirishya nk'uko nabibabwiye ya aluminium, ni amadirishya manini, ukaza no kureba kuri plafond, amatara arimo ahantu haragaragara neza. Reka turebane dushe na toilette umunini w'iki cyumba yakoresha. Iyi ni dushe na toilette cya cyumba gikoresha, ngira ngo murabibona ni ahantu hagaragara neza, hafite ibikoresho bigezweho. Rebe nawe ino shawa, ni shawa isirimutse kandi igaragara neza. Amatoilette arimo ni amatoilette ya karite amwe utasanga ahandi, ndetse n'ibindi bikoresho birimo aha ngaha nka lavabo n'ibikoresho byiza. N'abatindiye reka turebane icyumba cya kabiri. Iki ni ikindi cyumba cya kabiri dusanga kuri ino floor yo hasi. Ni icyumba kinini cyiza nk'uko nawe uri kubyibonera kuri video. Ni icyumba kigari kinini. Urebe nawe ino garderobe, ni garderobe nini cyane kandi igaragara neza. Ibikoresho birimo aha ngaha ni ibikoresho byiza. Uze kureba amatara arimo aha ngaha ni amatara ya karite kandi agaragara neza. Ngira ngo muraza no komeza kubona ko ni ahantu hanini hagiye harimo ibikoresho byiza. Irebere nawe iri tara ni amatara meza. Akarusho iki cyumba gifite balcon. Izi nzugi abantu bose murabizi ko ni inzugi nziza kandi zigezweho. Irebere nawe ino balcon, ni balcon nini nk'uko muri kubibona kandi igaragara neza cyane. Iki cyumba kandi gifite dushe na toilette yabyo. Iyi ni dushe na toilette cya cyumba gikoresha, nawe uri kubibona ni dushe na toilette ifite amakaro meza agaragara neza, shawa igezweho. Nawe uri kubona hano hantu hafite ibikoresho byiza kandi bigaragara neza. Tumaze kurebana ibyumba 2 dusanga kuri floor yo hasi, reka turebane ibindi byumba turi busange kuri floor yo hejuru. Turi buzamukane, ngira ngo nawe urabibona, reba ano matara ari aha ngaha, urebe ibikoresho bigiye biri muri ino nzu, ni ibikoresho byiza cyane. Ari amakaro, ari amatara ndetse n'ibindi bigiye binyuranye, ngira ngo rero ni ahantu hagaragara neza, hakozwe neza cyane. Tugiye kuri ino floor turahasanga ibyumba 3. Reka duherane kuri iki ngiki dusanga aha ngaha. Ni icyumba kinini gifite umwanya mugari. Nawe uri kwibona ko ni ahantu hagaragara neza. Urebe garderobe iri aha ngaha, ni garderobe nziza kandi igezweho. Amatara ari aha ngaha ni amatara meza. Kambereke na dushe na toilette y'iki cyumba. Reba nawe iriya shawa uzijya kuri toilette, urebe n'ibindi bikoresho birimo aha ngaha, ibikoresho bigezweho. Aya makaro arimo aha ngaha ni amakaro agaragara neza, amatara arimo aha ngaha ni amatara meza kandi asirimutse. Reka turebane n'ibindi byumba tubusange kuri ino floor. Tumaze kurebana iki cyumba, reka turebane n'ibindi bice bigize ino floor.
ngira ngo ndahangaha uri kubona nawe ubwiza buri ahangaha, ni ubwiza bugaragara neza nkuko muri kubona. Ni ahantu heza cyane, ni ahantu washyira imitako igiye inyuranye, ya nzu ikagira design yindi nziza kandi igaragara neza. Urebe parafo ukuntu imeze, ni parafo ifite design y'agahebuzo, amatara arimo ni amatara agaragara neza. Ahangaha rero tuza no kuhasanga ibyumba bindi bibiri. Tureba ni icyumba cya mbere dusanga ahangaha. Ni icyumba gifite umwanya munini mugari nkuko muri kubasha kubyibonera, kikagira amarangi asize neza, akarusho kikagira umwanya wo hanze, kikagira ndetse na garderobe nini cyane. Urebe parafo ni James Sub mu nzu yose, n'amatara ni meza cyane. Reka turebane dushe na toilette d'iki cyumba. Ngira ngo mwabyiboneye, iyi nzu gifite design zigiye zitandukanye, haba mu byumba, haba mu dushe na toilette. Nawe wabyibonera, iyi ni dushe na toilette nziza, nayo ifite design yihariye, ahantu hagaragara neza ndetse n'ibikoresho byiza cyane. Mbere kubereka chambre principale turi busanga kuri no floor, ino salo nakita salo yo hejuru, ifite na balcon. Ni balcon nini nkuko nawe uri kubyibonera, ni balcon ifite view ya quartier yawe cyangwa neighborhood yawe. Urabona ko ni ahantu naho hanini hafite umwanya mugari, waza ukicara na famille cyangwa n'inshuti zawe mukareba bwa bwiza. Dukomezanye muri chambre principale. Dukomezanye muri chambre principale. Irebere nawe ino chambre principale. Ni chambre principale nini cyane. Nimvuga nini, nawe urebe ubugari buri aha hantu, ni ubugari bunini cyane. Akarusho ino chambre principale ifite design y'agahebuzo. Reba amatara ari hano hantu, ni amatara meza. Urebe amadirishya hari, ni amadirishya yubatswe mu buryo bugezweho. Parafo iri ahangaha ni parafo nziza kandi ifite n'amatara agezweho cyane. Turebane balcon ya chambre principale. Nkuko nababwiye, izi nzugi ni za nzugi nziza za aluminium, ni ahantu hakoze neza. Reba nawe ino balcon, ni balcon nziza kandi nini, ituma ukomeza kureba bwa bwiza bwa view cyangwa bwa neighborhood yawe. Turebane dressing room ndetse tunarebane na dushe na toilette y'iki cyumba. Iri dushe na toilette bya chambre principale, muri hangana ko iyi nzu ni nshyashya, baracyari kugira ibyo bakora. Ni dushe na toilette nini nkuko namwe muri kubyibonera. Dukomezanye no muri dressing room ya chambre principale. Mwabyiboneye, ni chambre principale nini. Reba nawe ino garderobe, ni garderobe ifite umwanya mugari cyane. Nimvuga mugari, reba nawe utubati, ni utubati twinshi, gukomereza ahangaha naho ni utubati. Ni dressing room nini, chambre principale, ni chambre principale buri wese yakifuza kuraramo. Dukomezanye kuri floor ya nyuma, aho turi busange icyumba, dushe na toilette ebyiri ndetse n'igikoni na rooftop. Tugeze kuri floor yo hejuru, ari nayo ya nyuma. Turi busange ahangaha dushe na toilette umuntu uri kuri rooftop atarinze ajya mu cyumba yakoresha. Ni dushe na toilette nziza, ifite ibikoresho byiza kandi bigezweho, akarusho inafite umwanya mugari. Dukomezanye mu cyumba kindi turi busange kuri no floor. Mbere yuko tugenda muri iki cyumba, iki cyumba gifite rooftop ebyiri. Iya mbere turayisanga ahangaha, ngira ngo urabibona, ni rooftop nini cyane, nayo ifite umwanya mugari. Dukomezanye muri iki cyumba. Dukomezanye muri iki cyumba ari nacyo cya nyuma. Ni icyumba kinini nacyo gifite ubugari bunini. Uri kubyibonera, ni ahantu hanini hisanzuye, harimo amarangi asize neza, amatara meza cyane, parafo nziza James Sub ifite design zitandukanye ndetse n'amatara agaragara neza. Iki cyumba kinafite garderobe. Ni garderobe ifite umwanya munini, akarusho kikagira na balcon yacyo. Ni ahantu hagaragara neza kandi hanini hanisanzuye.
Iki cyumba gifite douche na toilette byisangije. Ni douche na toilette nabyo bifite umwanya mugari wisanzuye, igaragara neza, ifite ibikoresho bigezweho kandi bisirimutse. Nkuko muri kubyonera ureze toilette, urebe shower ahangaha, amakara arimwe ahangaha, ni ahantu hagaragara neza. Ngira ngo tumaze kurebana ibyumba byose bigize ino nzu, katurebane n'igikoni turi busange kuri floor yo hejuru. Dukomezanye mu gikoni turi busange ahangaha. Ni igikoni cyiza kinini, ngira ngo nawe ukabona ni ahantu hanini cyane hafite umwanya mugari. Rero utu tubati turimo tugiye dusize amabara agiye atandukanye, design nziza ndetse hanagaragara neza cyane. Ngira ngo murabibona ko ahangaha ni umwanya wa kuka, ni umwanya munini, tukaza no kuhasanga lavabo. Cya gikoni kinini gifite amatara meza, parafo nziza, murebe namwe amadirishya ahangaha ni amadirishya meza cyane. Ni igikoni gifite umucyo, ngira ngo muri kukibonera. Reka tunarebane rooftop y'ahangaha. Rebe nawe ino rooftop, ni rooftop ngari cyane. Ni rooftop ushobora guhostingaho birthday parties, family gatherings ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kuko ni ahantu hanini kandi hagaragara neza. Reba amatara ari kuri ino rooftop, urebe parafo design zigiye zifite, ni design nziza, haragaragara neza cyane. Akarusho ino rooftop, ngira ngo uri kubona nawe ino view iri ahangaha, ni view nziza kandi igaragara neza cyane. Ino nzu namwe mwabyiboneye, ni inzu nziza kataraboneka. Mbibutsa ko iri ahangaha Kibagabaga muri neighborhood nziza ku muhanda wa kaburimbo, kandi ni villa ushobora guturamo ukaba utuye neza cyane n'umuryango wawe, cyangwa se nk'uko ubyifuza n'ahantu hagaragara neza. Mbibutsa ko ino nzu ifite ibyumba bitatu, douche na toilette 7, salon, salle à manger, igikoni cyo hasi, igikoni cyo hejuru, ikagira parking iri muri cave, ikagira ndetse terrasse nyinshi. Buri cyumba gifite terrasse nk'uko mwabyiboneye, ikagira ndetse na jardin nziza. Mbibutsa ko ino nzu iri ku giciro cya $600,000. Uyu munsi nawe watura muri Kibagabaga ugatunga villa nk'ingiyi. Komeze mudukurikirane, mwibuke gukora like, share, subscribe.